amateka y'umuhanzi Rugamba Sipiriyani wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 igitangira. Rugamba Sipiriyani ninde? Ni muntu ki? Rugamba Sipiriyani yishwe ari kumwe n'umugore we n'abana be batandatu. Umuryango wa Rugamba Sipiriyani wishwe ku ikubitiro ubwo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yatangiraga. Rugamba Sipiriyani yavutse mu mwaka w'1935 avukira mu hahoze ari komine Karama, ubu ni mu karere ka Nyamagabe ho mu ntara y'Amajyepfo. Rugamba Sipiriyani yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika. Amashuri yisumbuye yayize muri seminari nto ya Kabgayi, akomereza muri seminari nkuru ya Nyakibanda. Nyuma yaho yaje kujya muri kaminuza ya Bujumbura aharangiriza icyiciro cya mbere cy'amashuri makuru. Yaje kwerekeza mu Bubiligi muri kaminuza ya Louvain, aho yaje yakuye impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amateka. Rugamba Sipiriyani yashakanye na Mukasanga Defroza mu mwaka w'1935. Mukasanga yari umwarimu mu mashuri abanza yavukaga mu gace kamwe na Rugamba Sipiriyani muri paruwasi ya Cyanika. Rugamba Sipiriyani niwe washinze itorero Amasimbi n'Amakombe. Ni itorero ryamenyekanye riririmba indirimbo zisingiza Nyagasani ndetse nizigisha ku buzima busanzwe. Ukwamamara kwe bigaragarira mu ndirimbo zirenga 400 yagiye ahimba zirimo Ntumpeho, Inda Nini, Jya Umenya Gusaza Utanduranyije Cyane, Agaca n'izindi nyinshi. Yakoze muri leta, nyuma yaje gukurwa mu kazi igihe kitageze kubera atihanganiraga akarengane akariko kose akabyamagana abicishije mu nganzo ye. Rugamba yapfuye azize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Akaba we na Mukasanga umugore we bari barabyaranye abana 10. We n'umugore we muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 bafanye n'abana babo batandatu, hasigara abana 4. Rugamba Olivier, umuhungu wa Rugamba Sipiriyani, yavuze ko byari bigoye ko Rugamba yarokoka kubera ko yari yarashizwe ku rutonde rw'abagomba kwicwa. Tariki 7 Mata mu mwaka wa 1994 nibwo yishwe hashize iminota 30 ahamagaye kuri telefone abana be Rugamba Olivier na Dorcas Rugamba bo batari bahari, bari baragiye kurwaza Nyirasenge i Butare. Abana be bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yarazi ko ari bupfe. Ubwo bazaga kubica yari yarayasenga n'umuryango we, ndetse yari yaraye anasohoye indirimbo Nzataha Yerusalemu nshya. Rugamba yibukwa nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo nyarwanda. Kiliziya Katolika n'abandi bakristu yabasigiye ibihangano by'indirimbo zisingiza Imana ziri mu buhanga buhanitse. Indirimbo ze ntabwo zifatwa nk'indirimbo nziza gusa, ahubwo ubutumwa buzikubiyemo bufatwa nk'impanuro za none, ejo n'ahazaza ku bakuru n'abato. Nyakwigendera Rugamba Sipiriyani yari umusizi, umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi, umuririmbyi. Ababanye na Rugamba Sipiriyani bahuriza ku kuvuga ko yari umuntu mugari urangwa n'urukundo, uca bugufi, wita ku batishoboye. Aya mateka na yacu tugomba kuyamenya tukayasigasira. Turashima inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Mwarakoze inkotanyi kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Twibuke twiyubaka. Njye mwabanaga nari kubw'Imana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV, c'est on touch. Ndabakunda.